umukobwa yaratwaye inda baramwirukana mu kazi, umuhungu bamurekeramo. Hari n'ahantu nasengeraga mu Rwanda, umukobwa yaratewe inda baramwirukana, no muri korale yarimbaga neza umuhungu bamurekeramo. Kandi turashimira abantu barimo gukora subscribe benshi cyane, biradushimisha. Nimba utarakora subscribe ukande. Ndabasuhuza cyane, ni Costa hano. Tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu n'umunsi isi yose yibuka umubyeyi w'umumama. Hano kuri Dusangire twifuzaga kwibuka iby'umwihariko abakobwa batereranwe, imiryango yabo nayo ikabatererana, ngo babateye inda bakabatererana, ndetse n'abandi bamama barera abana bonyine badafite abagabo kubera ubupfakazi, cyangwa abatereranwa umugabo agata umugore akigendera, cyangwa ubutandukana. Hari umugani uba mu Kinyarwanda bavuga ngo umusonga wundi nukuza gusinzira. Ni umugani ntanga cyane. Ni umugani wigisha abantu ibitari urukundo, ukabigisha abantu kwangana, ukigisha abantu gutandukana. Hari umuryango nakoreraga w'Igikristo, umukobwa yaratwaye inda baramwirukana mu kazi, umuhungu bamurekeramo. Kubera iki? Umukobwa bakamufata nkaho ari we munyamakosa yakoze amahano, umuhungu bakamufata nkaho yakoze ibyo yakagombye gukora. Hari ahantu nasengeraga mu rusengero, umukobwa yaratwaye inda yaranaririmbaga neza, bamwirukana mu rusengero. Bamaze kumwirukana umuhungu baramureka. Nganira na pasiteri turinaha, ndavugana nawe ndamubaza bite by'uriya mukobwa. Uriya mukobwa ngo yaguye mu bishuko. Nyibaza kugwa mu bishuko bisobanura ko umuntu agomba kwirukanwa, cyangwa iyo umuntu aguye mu bishuko nicyo akanya ko aba akeneye abantu bamugarura. Ni nkaho uguye mu mwobo, abantu bakakubona hariya bagacaho. Umuhungu we akaguma hariya kubera ko we nta kibazo. Imyumvire n'iyo ngiyo irimo gutuma abakobwa benshi baba mu gahinda n'akababaro, n'abahungu benshi bagira imitwaro batabizi. Kuko umutwaro buriya ugoye cyane ni ukuba wateye umukobwa yenda ukamutererana. Uwo mutwaro uragukurikirana kugeza umunsi uzabasha kuvuga uti reka mfate uburyo mvugane n'uwo nahemukiye, dusubirane cyangwa musabe imbabazi. Abamaze gushaka bobo abagabo nkunda no kubagira inama nkababwira ngo uzafata umwanya ubwiza umugore wawe ukuri ko warakubaganye, utera umukobwa w'abanyindinda banamwangirije ubuzima bwe, na nyuma rero unamushaka ukuntu wamusaba imbabazi. Ibuka ko imbabazi z'umunota umwe usaba umuntu zishobora kugukuraho wowe umutwaro ukomeye cyane uba ufite. Kuko mu gihe utarabikora, buri gihe cyose uzahora wikanga ko wakoze ikibazo. Kandi Satani ikintu atajya yemera, azirana n'umutima ufashe intambwe yo gusaba imbabazi. Imbabazi ziraturemerera cyane kuzisaba kurusha gukora ikibi. Ubwo rero ndashaka asubire ku bakobwa mbabwire ngo mukomere, inzozi zanyu zose mwari mufite muzizamure. Ntiwemere yuko akababaro cyangwa ibyo byaciyemo bigenga ubuzima bwawe bwa none. Icyo gihe ntabwo watera imbere, ahubwo reba imbere. Uriya waguhemukiye numuhe umwanya mu mutima wawe. Ibintu byose mwaciyemo bibi nubihe umwanya ko biza kugukoresha ku munsi wa none. Ahubwo shaka ukuntu warema umutima muri wowe mwiza w'urukundo n'umunezero. Urukundo nshaka kuvuga muri wowe n'umunezero
utere imbere, utarangwa n'agahinda, udakoreshwa n'ibyahise, ahubwo unabona umwanya wo gucyaha abandi bakobwa bari mu rungano n'urwawe mu gihe waciye muri ibyo ngibyo, ukabegera ukababwira uburyo bashobora kubyirinda. Kuko bimaze kugaragara neza, abantu baciye mu bibazo iyo bagiriye inama abandi bari muri ibi bashobora kugwa muri ibyo bibazo, akenshi ntibabijyamo. Ngiye mu rwego rwa kabiri ni abamama barera abana badafite abagabo. Ndashaka mbabwire yuko ko umugabo wagutaye, nimba yagutaye, umugabo witabye Imana aragenda, abo bose nta n'umwe agahinda bagusigiye kagomba kugukoresha uyu munsi. Irebera imbere, shaka ikintu cyakunezeza, shaka ikintu cyaguteza imbere, kandi ubeho none, ureke kubaho mu byahise. Kuko ibyahise bibi akenshi biza bishaka kudusubiza inyuma no kutwangiriza imitima, ahubwo binadutera indwara zitandukanye, ari zo mu mutwe, ari zo mu mutima, ari no mu mibanire n'abandi. Reba imbere, utere imbere, kuko imbaraga urazifite kandi muri ntwari. Tubifuriza umunsi mukuru w'abamama ahangaha kuri Dusangire. Tunashaka gusoza kuri ubutumwa twabwiwe n'uwo mugabo twahuye nawe mu mujyi wa Austin, icyo yabwiye abamama barera abana bonyine. Mukurikire. Abamama mwibana, nashaka mbabwire Imana ibahe umugisha. Bishobora kuba bikomeye ariko Imana ibahe umugisha. Mugire amahoro, mwibuke muzakoreshwe n'agahinda waciyemo, ahubwo haranira kubaho none no gutera imbere mu byishimo, mu munezero, ufite intumbero yo kumurikira inzira yawe. Imana iguhe umugisha. Waba utarakora subscribe, ukande ako kantu k'umutuku aho ngaho ka subscribe, urebe n'izindi video ari n'izindi zizaza nziza. Murakoze.